Uwiteka Imana yongere ishimwe. Muri uyu mwanya ni wa mwanya tuganira tukungurana ibitekerezo. Muri aka kanya hari ibibazo tugiye kuganiraho, ndetse ibibazo dukunda kwibazwaho n'abantu benshi ndetse bagiye batandukanye. Muri aka kanya tugiye kubirebera hamwe, niturangiza twumve n'icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Ese koko ibi bibazo, ese koko ni icyaha mu maso y'Imana? Kudefiriza imisatsi, kuyishiramo amarangi no kuyiboha, guhindura uruhu urusiga amarangi cyangwa urutukurisha amavuta, gusiga amarangi ku nzara no kwiyomekaho inzara zo mu nganda, kwisiga amarangi ku munwa no ku maso ndetse no kwiyogoshesha ingohi n'ibitsike byo mu maso, kwikeba ku mubiri no kwishushanyaho, ibyo akenshi dukunze kwitwa tatuwaje, kwiyogoshesha ibiharanjongo cyangwa ibisunzu, kwambara amapantaro ku bagore, kwambara amakanzu n'amajipo bigufi n'ijipe n'indi myenda yose igaragaza ingingo z'umubiri harimo amabere n'umukondo, cyangwa imyenda icikaguritse iyo twita deshire, kurimbishisha umubiri amaherena, impeta n'imikufi, amasaro n'inigi n'imitamirizi n'ibishunzi, ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Reka twumve, tugiye kureba muri Bibiliya yera icyo ibivugaho. Ibi byose igisubizo cyabyo, yego rwose ni icyaha mu maso y'Imana. Abakora ibyo ntibazaragwa ubugingo buhoraho, kuko uhereye kera kose kugeza uyu munsi ijambo ry'Imana ryamaganira kure. Muri iryo tubonamo ko Imana yaremye umuntu utunganye rwose, ariko abantu bishakiye ibihimbano byinshi. Mu gitabo cy'Umubwiriza ibice birindwi guhera ku murongo wa 29, aravuze ngo, dore icyo nabonye gusa ni iki, ni uko Imana yaremye umuntu utunganye, ariko abantu bishakiye ibihimbano byinshi. Ndetse reka dusome no mu gitabo cy'Itangiriro ibice 35, Itangiriro ibice 35 umurongo wa 1 kugera ku wa 4, aratubwiye ngo, Imana ibwira Yakobo iti, haguruka uzamuke ujye i Beteli utureyo, wubakireyo igicaniro Imana yakubonekeye ubwo wahungaga Esawu mwene so. Maze Yakobo abwira abo mu rugo rwe rw'abo bari kumwe bose ati, mukuremo imana z'abanyamahanga ziri muri mwe, mwizirure, mwambare indi myenda, duhaguruke tuzamuke tujye i Beteli, nanjye nzubakirayo igicaniro Imana yanyumviye ku munsi w'umubabaro wanjye, kandi yagendanaga nanjye mu nzira nagenzemo. Baha Yakobo imana z'abanyamahanga zose bari bafite n'impeta zari mu matwi yabo. Yakobo abihisha munsi y'igiti cyitwa umwera cyari hafi y'i Shekemu. Ahangaha tubonamo uko Uwiteka Imana yasabye Yakobo ko yiyezanya n'abo bari kumwe, hanyuma bakajya kumutambirira igitambo i Beteli. Ibyo byatumye abari kumwe nawe bikuramo impeta, amaherena n'imikufi bari bambaye, babimuha, nawe abihisha munsi y'igiti cy'umwera. Reka twumve mu gitabo cya Yesaya ibice 3 guhera ku murongo wa 16, twumve icyo naho hatubwiye. Kandi Uwiteka aravuga ati, abakobwa b'i Siyoni bafite ubwibone, kandi bagenda bashinze amajosi, barebana amaso y'ubuhehesi, bagenda bakimbagira bacinya inzogera. Nicyo kizatuma Uwiteka ateza abakobwa b'i Siyoni igikoko mu bitwarizo, agatwikurura ibiteye isoni byabo.
uwo munsi Uwiteka azabambura ubutega barimbana n'ibikubwe n'ibirezi n'imitamirizo n'ibitare n'imishunzi n'imitamirizo n'imikufi yo ku maguru n'imyeko n'imikondo y'amadahano n'imigi n'impeta n'izindi mpeta zo ku mazuru n'imyambaro y'amabara myiza n'imyitero n'ibishura n'amasaho y'umurimbo. Muri Yesaya hatweretse ko Uwiteka atishimiraga na gato abakobwa b'i Siyoni bari bameze batyo, ahubwo abona ari ugushinga ijosi, ubwibone n'amaso y'ubuhehesi. Abakobwa b'Abamidiyanikazi nibo badukanye imyambaro imikufi yo mu ijosi n'iyo ku maguru kugira ngo babone uko bagusha Abisiraheli mu byaha by'ubusambanyi babyohejwe na Balamu na Balaki umwami w'i Mowabu. Reka turebe mu gitabo cyo kubara, mu gitabo cyo kubara ibice 25 guhera ku murongo wa mbere. Tubwiye ngo ki? Aratubwiye ngo Abisiraheli baguma i Shitimu, abantu batangira gusambana n'Abamowabukazi kuko babararikaga ngo baze mu itamba ry'ibitambo ry'imana zabo. Abantu bagatonora bakikubita hasi imbere y'imana zabo. Abisiraheli bifatanya n'abari y'i Pewori bikongereza uburakari bw'Uwiteka. Uwiteka abwira Mose ati, teranya abatware n'abantu bose, umanike abakoze ibyo imbere y'Uwiteka ku zuba, kugira ngo uburakari bw'Uwiteka bwinshi buve ku Bisiraheli. Mose abwira abacamanza Abisiraheli ati, umuntu wese muri mwe yice abo mu bantu be bifatanyije na Bali y'i Pewori. Umwe muri ba Bisiraheli araza azanira bene wabo Umumidiyanikazi mu maso ya Mose no mu iteraniro ry'Abisiraheli baririra ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Finehasi mwene Eleyazari wa Aroni umutambyi abibonye ahaguruka hagati mu iteraniro yenda icumu, akurikira uwo Mwisiraheli mu ihema abahinguranya bombi. Uwo Mwisiraheli n'uwo mugore bimufata ku nda ye, mugiga ishira ubwo mu Bisiraheli. Abishwe na mugiga iyo bari inzovu 2 n'ibihumbi 4. Uwiteka abwira Mose ati, Finehasi mwene Eleyazari wa Aroni umutambyi atumye uburakari bwanjye buva mu Bisiraheli, kuko yafuhiye ifuhe ryanjye muri bo, agatuma ntarimbuza Abisiraheli iryo fuhe ryanjye. Nuko none vuga uti, dore muhaye isezerano ryanjye ry'amahoro rizamubera hamwe n'urubyaro rwe, isezerano ry'ubutambyi buhoraho, kuko yarwaniye Imana ye ishyaka agahongerera Abisiraheli. Wa Mwisiraheli wicanywe na wa Mumidiyanikazi yitwaga Zimuri mwene Salu, umutware w'inzu y'abasekuruza bo mu Bisiraheli. Uwo Mumidiyanikazi wishwe yitwaga Kozibi mwene Suri, wari umutware w'ab'inzu y'abasekuruza y'Abamidiyanikazi. Uwiteka abwira Mose ati, girira Abamidiyanikazi nk'ababisha ubice.
Reka turebe no mu gitabo cyo kubara, reka tubanze turangize no kuri uyu murongo wa 18 waho twari turi, kuko bigirira abamidiyani nk'ababisha ubice, kuko biyerekanishije ko ari ababisha banyu kubohesha uburiganya mu by'i Pewori no mu bya Koyibi mushiki wabo, umukobwa w'umutware w'Abamidiyani, wishwe ku munsi wa mugiga, yazanwe n'iby'i Pewori. Reka dusome no kubara ahangaha mu gitabo cyo kubara ibice 30. Some mu kubara ibice 31 ku murongo wa 50, twumve naho icyo hatubwiye. Avuze ngo, tuzaniye Uwiteka ituro ry'ibyo umuntu wese yasahuye by'ibintu by'izahabu n'imikufi yo ku maguru n'izahabu zimeze n'imiringa yo ku maboko n'impeta zishiraho ikimenyetso n'izo ku matwi n'inigi byo guhongerera ubugingo bwacu imbere y'Uwiteka. Turacyakomeje kumva icyo Bibiliya yera ikomeje kuvuga kuri bya bibazo twasomye haruguru. Naho ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abami ba mbere 16 umurongo wa 31, n'Abami ba kabiri ibice 9:22, Abami ba kabiri ibice 9 ku murongo wa 30. Ijambo ry'Imana ritwereka ko inkomoko yo kwisiga amarangi ku mubiri ari umwuka w'umugore wabaye mu isi witwaga Yezebeli, akaba umugore wa Ahabu umwami wa Isiraheli. Uyu mugore yari umunyabwibone ukomeye, umwicanyi w'umugome, ukaba n'umurozi kabuhariwe. Uyu niwe wadukanye mu isi bwa mbere kwisiga amarangi abyohejwe n'imyuka mibi, kuko yakoranaga nayo asenga ibigirwamana bya Bali na Asheri, akicisha n'abatabiramya bose. Uyu mugore rero iherezo rye ryaje kuba ribi, kuko yababaje Imana. Ubwo Imana nibwo yapfaga ahanuwe mu idirishya ry'inzu ndende, ahanuwe n'inkone zamurindaga, babisabwe na Yehu. Intumbi ye ihita iribwa n'imbwa, ariko kuko yari yisize amarangi ntizarya ibirenge, intoki n'igihanga bye. Baje kumushingura basanga ari byo byonyine bisigaye. Umukozi w'Imana Eliya yahanganye cyane no kugoma k'uwo mugore ndetse n'inzu ya Ahabu umugabo we. Ibyo yakoze ibyo byanejeje Imana cyane, ndetse bituma imwimurira mu ijuru adapfuye. Reka twumve mu gitabo cy'Abami ba kabiri ibice bibiri ku murongo wa 11, twumve icyo havuze. Havuze ngo, bakigenda baganira haboneka igare ry'umuriro n'amafarashi y'umuriro birabatandukanya. Nuko Eliya ajyanwa mu ijuru muri serwakira. Reka turebe muri Yeremiya, mu gitabo cya Yeremiya ibice 9, umurongo wa 24 n'uwa 25. 24, dore iminsi igiye kuza, niko Uwiteka avuga, ubwo muzahana abakebwe bose bafite umutima udakebwe, Egiputa n'Ubuyuda na Edomu
n'Abamoni n'ab'i Mowabu n'abiyogoshesha ingohi z'umusatsi bose batuye mu butayu, kuko ayo mahanga yose atakebwe n'ab'inzu ya Isiraheli bose ntibakebwe mu mutima. Inkuru itubwiye ukuntu Uwiteka azahana abiyogoshesha ingohi. Mu gutegeka kwa kabiri igice 22:5 habuza abagore n'abakobwa kwambara imyambaro y'abagabo, bakabuza kandi n'abagabo kwambara imyambaro y'abagore, kuko Uwiteka abyanga urunuka. Reka tuhasome twumve icyo hatubwira. Gutegeka kwa kabiri. Mu gutegeka kwa kabiri niho atubwiye. Gutegeka kwa kabiri ijambo ry'Imana riratubwiye ngo umugore cyangwa umukobwa ntakambarane n'umugabo, kandi n'umugabo ntakambarane n'umugore, kuko ukora atyo wese ari ikizira Uwiteka Imana yawe yanga urunuka. Muri iki gitabo cyo gutegeka kwa kabiri undi akomeje kutubwira mu bice 14 guhera ku murongo wa mbere. Muri abana aravuze ngo muri abana b'Uwiteka Imana yanyu ntimukiraburishe kwikeba ku mubiri, habe no kwitegera ibiharanjongo, kuko ari ubwoko bwerejwe Uwiteka Imana yawe, kandi Uwiteka akagutoranyiriza mu mahanga yose yo mu isi kuba ubwoko yironkeye. Reka dusubiremo iri jambo. Gutegeka kwa kabiri ibice 14 umurongo wa mbere havuze ngo muri abana b'Uwiteka Imana yanyu ntimukiraburishe kwikeba ku mubiri, hamwe no kwitera ibiharanjongo uwapfuye. Ntimukiraburishe kwikeba ku mubiri, bimwe twasomye by'amatatuwaje. Uwiteka yihanangiriza abantu ababuza kwiyogoshesha ibiharanjongo no kwikeba ku mubiri, tatuwaje. Iyi yari imihango y'abanyamahanga bakoreshaga imbere y'ibigirwamana byabo, babigaragariza ko bababajwe n'ababo bapfuye, bakabiraburira batyo. Reka turebe mu gitabo cya Hoseya twumve icyo naho hatubwiye. Muri Hoseya ibice 2 umurongo wa 3 no ku wa 5 haravuze ngo ijambo ry'Imana ribuza abagore gusambanyisha imyambarire itambitse amabere, kandi aha muri Hoseya ibice 2:15 hagaragaza uburyo Uwiteka atishimira kwambara impeta zo mu matwi n'inigi. Reka twumve icyo havuze. Hoseya ibice 2 ku murongo wa 3. Amiwe mubwire abo muva inda imwe namwe Ruhama, mubwire bashiki banyu muti nimuburane na nyoko, muburane, kuko atari umugore wanjye, nanjye sindi umugabo we. Akure ubumaraya mu maso he, n'ubusambanyi abukure hagati y'amabere ye, kugira ngo ntamwambika ubusa akamera nk'umunsi yavutseho.
nkamuhindura nk'ikidaturwa, nkamugira nk'igihugu cyumye, kandi nkamwisha inyota. N'ubundi turebe ku murongo wa 15, nzamuhora iminsi yamaze yonsereza ibigirwamana bya Bali, imibavu yambaye impeta zo mu matwi n'inigi, agakurikira abakunzi be, naho njye akanyibagirwa, niko Uwiteka avuga. Ijambo ry'Imana ryakomeje rirwanya ubwibone, ribuza abagore kuboha imisatsi no kwirimbisha izahabu n'imaragarita no gukanisha imyenda ihambaye, bagategekwa kwambara bakikwiza. Badusomeye mu gitabo cya Timoteyo wa mbere ibice 2 bere ku murongo wa 9 n'uwa 10, aravuze ngo kandi n'abagore nuko ndashaka ko bambara imyambaro ikwiriye, bakagira isoni, birinda kandi batirimbisha kuboha umusatsi cyangwa izahabu cyangwa imaragarita cyangwa imyenda y'igiciro cyinshi, ahubwo birimbishishe imirimo y'ingeso nziza, nk'uko bikwiriye abagore bavuga yuko bubaha Imana. Turebe Petero wa mbere, igitabo cya Petero wa mbere ibice 3 kwera ku murongo wa 3 kigeze kuri 5. Umurimbo wanyu we kuba uw'inyuma, uwo kuboha umusatsi cyangwa uwo kwambara izahabu cyangwa uwo ukanisha imyenda, ahubwo ube uw'imbere uhishwe umutima, umurimbo utangirika w'umwuka, ufite ubugwaneza n'amahoro, ari wo w'igiciro cyinshi mu maso y'Imana. Abagore bera ba kera biringiraga Imana, niko birimbishaga bagandukira abagabo babo. Iyo myambaro ibuzanyijwe yitwa imyambaro y'abamaraya. Reka turebe mu gitabo cy'Imigani, ibice 7 ku murongo wa 10, aravuze ngo maze umugore aramusanganira yambaye imyambaro y'abamaraya kandi afite umutima w'ubucakura. Dusome mu gitabo cy'Ibyahishuwe ibice 17 guhera ku murongo wa 1. Haza umwe wo muri ba bamarayika 7 bari bafite za nzabya ndwi, arambwira ati ngwino nkwereke iteka maraya ukomeye azacirwaho yicara ku mazi menshi. Niwe abami bo mu isi basambanaga nawe, abari mu isi bagasinda inzoga arizo busambanyi bwe. Ajyana mu butayu ndi mwuka, mbona umugore yicaye ku nyamaswa itukura yuzuye amazina yo gutuka Imana, ifite imitwe 7 n'amahembe 10. Uwo mugore yari yambaye umwenda w'umuhengeri n'uw'umuhemba, yari arimbishijwe n'izahabu n'amabuye y'igiciro cyinshi n'imaragarita mu ntoki ze. Yari afite igikombe cy'izahabu cyuzuye ibizira n'imyanda y'ubusambanyi bwe. Mu ruhanga rwe afite izina
ry'amayoberane ryanditswe ngo Babuloni ikomeye, nyina w'abamaraya kandi nyina w'ibizira byo mu isi. Icyaha cy'ubwibone ni icyaha kibi cyane. Ese uzi ko icyo ari cyo cyaha cya mbere cyabayeho, cyakorewe mu ijuru, gikozwe na Satani, se w'ibyaha byose, nacyo kikaba imfura mu byaha byose, ni nacyo cyamanuye mu ijuru, ni nacyo cyamumanuye mu ijuru. Reka dusome mu gitabo cya Ezekiyeli. Mu gitabo cya Ezekiyeli ibice 28, ibice 28 guhera ku murongo wa 11, havuze ngo maze ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti, mwana w'umuntu, curira umwami w'i Tiro umuborogo, umubwire uti, umva uko umwami Uwiteka avuga ngo, wari intungane rwose, wuzuye ubwenge n'ubwiza buhebuje, wahoze muri Edeni ya ngobyi y'Imana, umwambaro wawe wari ibuye ryose ry'igiciro cyinshi. Edemu na Pitinda na Yaharomu na Tarushishi na Shohamu na Yasipi na Safiro na Nofikina na Bereketi n'izahabu, ubuhanga bwo kuzaza, amashoko n'imyoronge bwari iwawe mu minsi waremwemo, byose byari biringaniye. Wari warasigiwe kugira ngo ube umukerubi utwikira, kandi nagushizeho kugira ngo ube ku musozi wera w'Imana. Wagenderaga hagati y'amabuye yaka umuriro, wari utunganye bihebuje mu nzira zawe zose. Uhereye umunsi waremweweho kugeza igihe wabonetsweho gukiranirwa, wuzuyemo urugomo ruzanwe n'ubugenza bwawe bwinshi buguteza gucumura. Nicyo cyatumye mwirukana nk'uwanduye, nkagukura mu musozi w'Imana. Narakurimbuye wa mukerubi utwikira we, gukura hagati ya mabuye yaka umuriro. Ubwiza bwawe nibwo bwateye umutima wawe kwishira hejuru, kubegerana kwawe niko kononye ubwenge bwawe. Nakujugunye hasi utangariza imbere y'abami kugira ngo bakwitegereze. Ububi bwawe bwinshi no gukiranirwa kuva ku kugenza bwawe byatumye wanduza ubuturo bwawe bwera. Nicyo cyateye ukongeza umuriro ukuvuyemo, urakongora maze guhindurira ivu imbere y'abakureba bose. None se ubwo wowe urumva wagera ute mu ijuru ukiri umunyabwibone? Nuko rero fata icyemezo, uce bugufi, wihane, utazarimbuka, kuko umwami Yesu ateze amaboko ngo uze aza kurengere bikitwa none. Reka dusome mu gitabo cya Matayo, twumve ijambo ry'Imana icyo ritubwiye. Matayo ibice 11, umurongo wa 28 kugeza kuri 30. Tubwiye ngo iki? Aravuze ngo
mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera kutaruhije ni umutwaro wanjye utaremereye. Yesaya 55. Yesaya 55:6-7. Nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Umunyabyaha nareka ingeso ze, ukiranirwa areka ibyo yibwira, agarukire Uwiteka nawe aramugirira ibambe. Agarukire Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe. Uwiteka Imana ikomeze kuturengera. Yesu abagirire neza kandi abahe umugisha, mwebwe mwifuza kunezeza Imana Data wa twese n'umwana wayo Yesu Kristo. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Nizere yuko iyi nyigisho iri bubafashe ndetse iri bugire n'ikibunguraho. Twasomye ibitabo byinshi byo muri Bibiliya, ariko twagiranga ngo tubashe gusobanukirwa. Ndizera yuko muri busobanukirwe, ndetse nawe udasobanukirwa uzajya ugenda ujye muri Bibiliya yera ubashe kuhasoma wasobanukirwe, kuko imirongo myinshi nagiye nyivuga kandi irumvikana cyane. Uwiteka Imana ibagirire neza kandi abahe n'umwuka wo kubasha gusobanukirwa ndetse no gusoma ibyanditswe byera. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Uko bisanzwe tuzajya dukomeza tugenda tubana umunsi ku munsi, uko ari amagambo y'ubwenge yaje mbafasha gusobanukirwa, ndetse tugendeye ku ijambo ry'Imana. Ntabyo mba nongeyeho, nta n'ibyo mba nagabanyijeho, ni ukumva ijambo ry'Imana gusa. Uwiteka Imana akomeze kubahaza ibyiza. Shalom shalom, kandi ndabakunda cyane. Mukomeze kugira umwete n'ishyaka ryo gusoma ibyanditswe byera, ndetse bidusomye ntugendere ku idini urimo ngo ni uko ibi ngibi biri muri biriya ngo bo ntabwo babibuza, cyangwa aho usengeraho barabibuza. Ahubwo ntukagendere ku idini, wowe gendera ku ijambo ry'Imana icyo rivuga. Hari igihe uba uteranira ahantu bakwemerera ibyo byose kumva nta kibazo, ariko wowe gendera kuri biriya wumva ikivuga. Nimba Bibiliya ikubujije ngo iki ni icyaha, ntugikore. Nimba hari idini rikwemerera kubikora, ibyo ngibyo byo nta gaciro bizagira. Ahubwo gendera kuri Bibiliya kandi ukurikiza amagambo yanditsemo, kuko Bibiliya ni igitabo cyera, ni igitabo kirimo ibyanditswe. Ibi ni ibyanditswe byera by'Imana, ni iby'Imana yahumetse, ndetse igenda ibihumekera mu bantu kugira ngo babyandike bibashe kugenda bigera kuri buri umwe wese. Amahoro y'Imana abane namwe. Shalom shalom. Iyo mpamvu nanjye ubu uciye ku ngoma, n'abagushyigikiye nabo ntibasigaye, kuko nkorana n'abera nibo ngendana nabo. N'abagushyigikiye nabo ntibasigaye, begeta abashumba ntarabahamagaye, kwishakira inda mu mbi n'icyubahiro gusa, bitirirwa izina ryanjye n'abagira abantu bambaye ubusa. Babuze icyo kizira bumbuza bageza he, bisabogosha imisike bakaboha imisatsi, abambara amakora bumbuza bageza he. Wanga kubabwira ukuri ngo batagucika, ariko nyewe ndaje abangenda yerekera inzira. Wanga kubabwira ukuri ngo batagucika, ariko nge ndaje abangenda yerekera inzira. Baramini cyangwa inkende bambanye, mwabogosha ibisike banyereza imisatsi, abahindura imibiri yanyu uko mwishakiye. Mufitanye ikibazo n'Imana yo mu ijuru, iringa ingaburi wese ngo niyihane, kandi niwanga kwihana ntuzabura guhanwa. Iringa ingaburi